Yesu ashimwe bene data shuti z'umusaraba turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo aho muherereye ku migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye muri inshuti zacu kandi turabakunda cyane. Weho rero utari wakora subscribe kuri channel yacu YouTube Kajegerezo TV, hanyuma niba ukunda Kajegerezo hanyuma kanda ahanditse subscribe, hanyuma tujye tubana mu isengesho tugiye kuzajya dukora, hanyuma tugiye kuzajya tubana keshi cyane, hanyuma tugiye kuzajya tubana muco twise ifunguro ry'umunsi. Hanyuma rero kora subscribe na share ku nshuti zawe, hanyuma na comment. Hanyuma rero nge tugiye kuganira, amazina nitwa Rusangiza Jean Dodier bita Dawidi, hanyuma izina rizwi cyane nguko anariryo zina rya YouTube channel yacu ni Kajegerezo. Rero Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Turagira ngo tubanze dusenge, hanyuma dukomezanye gahunda yacu mu izina rya Yesu. Mana imbaraga nyinshi cyane, turagushimiye, izina ryawe rihimba. Tugushimiye yuko waturinze, tugushimiye yuko uri Imana itanga ubuzima. Cyubahiro kibi cyawe. Umuntu wese udukurikiye kuri platform, kuri YouTube channel Kajegerezo, witeka umuhereza umugisha aherereye mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kumva ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite ubutwari n'ubushobozi, kandi umuntu wese uryumva rimukorere igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma turagira ngo dufatanye uyu muririmbyi mu izina rya Yesu Kristo. 21. Nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu niyizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose, tuzanesha nidusaba uko Imana igitwumvi. Tuzanesha nidusaba uko Imana igitwumvi. Dore impanda ziravuze, ze twese dukanguke uko Imana yacishaka ko twese tubabera. Buri muntu mwitorero abuwejejwe muri ryo, shuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga. Shuti reka kwiganyira, urahabwa imbaraga. Muririmbire horaho, Yesu ari hamwe natwe. Tuneshe ibigerageza kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumukorere, tumuhe ubutunzi bwacu, ndetse ubwenge n'umutima, ikorera umwami Yesu. Ndetse ubwenge n'umutima, ikorera umwami Yesu. Kandi abantu benshi cyane
ntibazi inzira y'ijuru, babohewe mu maboko ya wa mugome Satani. Muze twese tubashake, tubasangisha umukiza, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. Ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. Muririmbyi, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. Banyarwanda, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. Banyafurika, ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. Ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu aza. Haleluya! Imana ishimwe. Ntiducogore gusenga kugeza igihe Yesu azaza. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma turi mu isengesho ifunguro ry'umunsi. Hanyuma ifunguro ry'uyu munsi turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 6. Turahera ku murongo waho wa 9. Haranditse ngo, nuko musenge muca muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Aha kuri uyu murongo niho twavanye n'insanganyamatsiko tuzajya duhuriramo ivuga ngo ifunguro ry'umunsi. Ifunguro ry'umunsi ritari iryo kurya kawunga n'ibishimbo n'inyama n'ifiriti na kawunga n'ubugari gusa, ahubwo n'ifunguro ry'umunsi ririmo ijambo ry'ubugingo, ijambo ritunga ubugingo. Imana ihimbazwe. Tuvuge ngo amen. Ndafashijwe. Hanyuma arakomeza avuga ngo, uduharire imyenda yacu nguko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshe, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Muvuge ngo amen. Imana ishimwe. Hanyuma iri sengesho rero ni Yesu warimo yigisha abantu gusenga, arimo ababwira ngo mujye musenga. Hanyuma kubera iki atavuze yuko bakwiriye gusaba amasitoke n'amasitoke, ahubwo aravuga ngo mujye mwisabira ifunguro ry'uwo munsi. Hanyuma rero ifunguro ry'uyu munsi nuko Imana yo mu ijuru irashaka ngo ujye usenga uri kuvuga ngo, Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Mu yandi magambo, uhamagaye guverinoma y'ijuru, uhamagaye mbese parliament yose y'ijuru ngo ize. Hanyuma ngibyo ushaka ari byo biba mu isi nguko biba mu ijuru. Mu yandi magambo, mu ijuru hari amahoro, mu ijuru hari umunezero, mu ijuru hari ukwishima. Ibyo nibyo dukeneye. Uyu munsi turasenze mu mutima wawe, turavuze ngo ubwami bw'Imana buze mu mutima wawe, kandi bumanukane amahoro y'ijuru, bumanukane ibyishimo by'ijuru, bumanukane ibyo isi idatunze, bumanukane ibyo amaboko yawe adafite, bumanukane ibyo imiryango itagufitiye. Imana ihimbazwe. Imana iguha umugisha
kandi iri niryo funguro ry'uyu munsi Imana yaguteguriye kugira ngo usenge ijuru ryururuke, ubwami bw'Imana buze kandi buzane iby'amaboko yawe udafite, iby'amaboko yawe adafite. Ijuru rigiye kugira ute? Rigiye kubikuzanira. Imana ihimbazwe. Wewe udukurikiye ahantu uherereye ahariho hose, ijuru niriza, ubwami bw'Imana bukima muri wowe, bukaza mu bana bawe, bukaza muri business yawe, bukaza mu mutima wawe, ntago buraza imbokoboko. Ijuru riraza rifite n'ibindi isi itabasha kuguhereza. Ijuru riraza rifite amahoro, ijuru riraza rifite minisante ikiza indwara. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, Imana iguha umugisha. Weho ugiye kwizera iri funguro ry'uyu munsi, iri funguro ry'uyu munsi rikubere umuti, rikubere icyomoro, kandi ijuru rikwiteho mu izina rya Yesu. Mana y'imbaraga nyinshi cyane, turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Ela sidra ena pala sodra emaigo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ndasengera wadukurikiye aho uherereye mwami, uhimbazwe, uhimbazwe. Kristo, ndasenze kugira ngo umanure imbaraga zawe ku muntu wese wafunguye umutima we, wime mu mutima we, kandi ukora ibikomeye mu izina rya Yesu. Ndagusengeye wowe dukurikiye, imbaraga z'Imana zigukoreho, imbaraga z'Imana zigukoreho. Ubwami bwime mu rugo rwawe, ubwami buze bwime mu bana bawe, ubu bwami buzane support, ubu bwami buzane umwavoka wo kukuburanira, ubu bwami bukore igitangaza mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, urakoze ko wumvishije gusenga. Turagushimiye. Uyu munsi nuwo kwishimiramo, uyu munsi nuwo kunezererwamo, uyu munsi uduhaye ifunguro ritunga ubugingo. Uwiteka uhimbazwe, uhimbazwe, uhimbazwe. Urakoze. Cyubahiro ni cyawe, ganza utegeke, kandi ibyo ukunda n'ibyo ushima ari byo bigumya kuba kubera bawe. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Na hejo nanone tuzahura mu ifunguro ry'umunsi. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana muri iri sengesho tugiye kuzajya turasenga ryitwa ifunguro ry'umunsi. Imana ibahe umugisha. Amen. Mwari kumwe na Evangeliste Rusangiza Jean Dodier Dawidi bita